Imbaraga arafite imbaraga arafite imbaraga rwose Gisene naro dutuza afite mani wiza gutanga abantu Sana bakubita ukubita de hano cyangwa mani vayo twivomere mani kibe ariko ubundi uri mu biki ngira kuri mu mwana va mu biki kaje banje umugezi no wayini njyawo uyoboye we Bana makoti njyewe nta nisoni Jemba naze kumugezi mwamu sinshobora kwiyahura. A few moments later. Mama Sandrine tuzakomeza kuko arimo kundera abana, nzakomeza kumukunda ngire gute. Nanone yarambwite ngo uburenganzira bwo kongera gushaka, kandi Imana ishobora byose, unzashaka akambabaza shobora no kwiyahura. Oya nzovu ntuziyahure nawe uzashishoze mbere kujya gushaka nimba rezite umutima wawe ugwa ko ntazakubaza mu gihe kwiyahura, sibyo? Turacyagukeneye ibyo ntuzabikore na rimwe. Wanyumvise nzovu? Nta kibazo. Ntuziyambura ubuzima uko kubabaje. Umugabo ndi umugabo. Yego. Umwaka ndagura ikibanza. Yego. Umuntu ufite amavuta ntabwo agira ubwoba. Shipitandama ntabwo umuntu ufite amavuta abameze nk'intare ntabwo bagira. Abwira Ahabu ngo tujye ku musozi tujye kubivangura. Ngwino ku musozi abwira umwami kubwira umwami tujye ku musozi tubivangure. Asanaramina koripa watinanga nama. Iyo wegereye Imana iguha makuru. Edewe power farde. Imana ifite ibintu byuzuye. Edeni yari isanzwe iriho mbere y'uko ibaho. Ibintu byawe ntabwo bikuri kure, ibintu byawe birakwegereye. Byizere kuko ndabona Imana ibipakiye. Imana ibihaye rifute. Zamura ibiganza wakire mu izina rya Yesu. Merci mande pra. Sinda ubwoba bukurimo bwo bufite n'ubwici. Iyo wegereye Imana ubohoka ku ndwara zose. Ubohoka ku ndwara zose. Dipita kuzanga manina ngo la varda zamangari wa power. Karande iracika. Nguciyeho umwuka wa karande kwa China la Yesu. Ele wa follow mega. Narivuze ngo umwama hindukiza intebe n'abagutekerezeho. Narivuze